SEBASHUMBA Clement ngorera umurimo w'Imana NAIN. Iki kigoroba rero nejejwe nuko Kristo w'i Nazareti tugomba kumuganiraho agaciro k'imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga abantu bazivuga ku munwa, bamara kuziririmba akaga kagera ntibazihesha agaciro. Ariko iyo ushikamye muri Kristo, izo mbaraga wizeye zikumanukiraho. Uhereye mu ndirimbo y'108 itubwira ngo ngende umukristo kandi ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa. Niba Kristo agomba kugaragarira mu jambo yavuze, ntabwo rigaragarira mu munezero gusa, ahubwo iryo jambo yavuze rigaragarira mu kaga. Iryo jambo yavuze rigaragarira mu gitangaza. Iryo jambo Kristo yavuze rikagaragarira mu guhindura ibidahinduka. Iryo jambo Kristo yavuze rikagaragarira mu gukuraho ibikunamiye, ibishaka kugira ngo bikumire bunguri. Nibyo Kristo ashaka kugira ngo bigaragarire muri izo mbaraga. Uyu mugoroba rero tuyoganira ku magambo y'Imana akwinjiza mu mbaraga z'Uwiteka Imana isumba byose. Niwizera Kristo uri muzima, hari igihe kizagera wumve ko Kristo atakuretse, yuko uri kumwe nawe. Kuba umukristo si ukuba umukristo kuzina. Kuba umukristo ni ukuba umukristo no mu gihe cy'akaga. Kuba umukristo ni ukuba umukristo mu mbaga nyamwinshi. Kuba umukristo ni uguhamya icyo wizeye. Niyo mpamvu indirimbo y'108 ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa. Hari igihe kigeraga abantu bakiyakana izina rya Kristo. Dusome amagambo y'Imana, wumve izo mbaraga. Amagambo y'Imana aboneka mu byakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 12, wumve aho imbaraga z'Imana zakuye umugaragu wayo Petero, kubera ko yarafite uwo yizeye, yarafite uhagazemo, yamurebaga mu buryo bw'umwuka. Ku murongo wa 6 turatubwira ngo Herode araye ari mu busore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, abohesheje iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Mwakire neza amagambo y'Imana. Amen. Byuka n'ingoga. Mpamvu iryo jambo ryavuze ngo byuka n'ingoga. Petero amaze kugira amakara kaga gakomeye, ndawundi yizeye, ntabwo yarebye umuryango, ahubwo yarebye aho yasohotse, areba aho yinjiye, aravuga ngo hano ho ninjiye hari aho agiye kungura, hari aho agiye kunshyira. Nawe iki kigoroba ijambo wigeze wumva, ushobora kuba utarabona igitangaza kiboneka muri iryo jambo, ariko Kristo muri mugoroba ari kukurarikira kugira ngo aragushaka, kugira ngo agukomange, wumve ko igihe kigiye kugera ugasobanukirwa uriwe, ndetse n'abantu bagasobanukirwa abarimo. Herode yabayeho yitiranya Petero, aramwitiranya kubera ko yabonaga ko yambaye umubiri ngawe, kubera ko yabonaga agenda ngawe, ariko hari Kristo wari uhagaze muri Petero. Arangije agira abantu nabi, yumva ko agiye kongera kwiyongeza Petero. Igihe kigeze aramufata, arangije kumufata amushyira mu nzu y'imbohe. Arangije kumushyira mu nzu y'imbohe, igitangaza gikomeye cyane, Petero yabaye umutoza mwiza. Aho yatoje ntabwo bigeze
barasinzira bamaze kumva Petero bakuwemo. Hari abantu benshi babona bene se bagawe n'akaga aho badafashe umwanya wo kubasengera, ahubwo bakavuga ngo ngibyo yihaye. Ariko abandi bagira ishyaka, baravuga ngo reka tugende turire umukozi w'Imana maze Imana yo mu ijuru ikora igitangaza. Petero yagiye nawe yizeye Kristo w'i Nazareti, arangije kumwizera aravuga ngo Kristo waravuze ngo no mu rupfu tuzagira ute, no mu rupfu tuzagendanamo. Yesu rero yaramwumvise vuba byihuse, ntabwo yamutereranye. Petero aho yarari aravuga ngo Kristo ndagukeneye, kubera ko yarafunze iminyururu ku muryango hari abarinzi. Igihe kigeze, isaha yadigeze, ari bugiye kumusohora, hari kubura igihe gito cyane, marayika aravuga ngo reka manuke ngende ngaragaza imbaraga za Kristo